cyane cyane imbogamizi duhura nazo hano ku kibuga nuko tutari abanyakenya. Urebye hari igihe tuza hano gukina ukumva wenda nubwo twatsinda ngo wale wa Kongo, urumva bituma bamwe banacika intege. Abenshi bagiye mu banyakenya dahiri kwanza niyo yibera, nukuvuga ngo ibo bafite ibikoresho bihagije, bafite uburyo babakurura bakabajyana muri amakipe yabo. Kwako twe dufite ubushobozi bukeya, ntago wabwira umwana ngo aze yitange aza kini biki niki nta allowance uri umuhereze, bijye bigora. Urabona nk'abantu bari mu mupira cyangwa bari mu makorari n'ibi mu ministeri, ntago babona umwanya cyane cyane ibyo bwenge kubera ko baba bafite ibindi bahugiyemo. Bashake ibintu bahugiramo bareke kuba idol. Yes, ibihe byiza abakunzi ba Fiso Media, tubahaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi, aho turi kumwe n'abasore, akaba abasore bafite talent yo gukina umupira. Tubasanze hano ku kibuga baje gukina, ariko umukino ukaba utabaye. Rero n'abasore bafite talent ikomeye nk'uko mubibona. Reka dutangire tubakira batwibwira kugira ngo tuze gukomeza n'ikiganiro cyacu. Murakoze, amazina nitwa Umugisha Sangwa Calvin, ndi umukinnyi wa Ambassador Football. Murakoze, amazina nitwa Rukundo Espoir, nzwe ku izina rya Raoul, ndi umwe mu bakinnyi ba Ambassador. Murakoze, amazina nitwa Mugisha Aimable, ndi umukinnyi wa Ambassador. Murakoze, amazina nitwa Joye Muragizi, ndi umukinnyi wa Ambassador. Anje nitwa Ndayishimiye Bonheur, ndi umukinnyi wa Ambassador, namba 7 hapo mbele. Sawa, murakoze, nitwa Pasi, ndi umukinnyi wa Ambassador, akaba ninjye kapiteni. Nje nitwa Irakoze Patrick, ndi umukinnyi wa Ambassador. Ntabwo uri umukinnyi bienvenue. Je m'appelle Bienvenue, ndi umukinnyi wa Ambassador. Ngoja wanyita Culture mwenye timu muzima. Banyita David, ndi umukinnyi wa Ambassador. Murakoze, banyita Innocent Ngabo, nkaba ndi umukinnyi wa Ambassador. Cyubahiro, nkaba ndi umukinnyi wa Ambassador. Banyita Frank, nkaba ndi Ambassador. Abaki ndi umutwari, turi abazungu, tuvuga tuzidukora, turi abanyamurenge. Yabo umusozi. Nje ndi umwongera. Umunyabyinshi, umwishwa w'abagege, umuranga w'abasegege, umurara w'abasegege. Umugorora, umusito, umusama, umutwari, ndi umudahurwa. Ndi umugorora. Ndi umunyakarama. Ndi umusinzira. Umusita, ukaba umwishwa w'abanyabyinshi. nkaba umunyakarama je. Ndi umunyarwanda. Ndi umunyakarama nyine, nawe nkwibwire. Umunyakarama w'umugisha. Umunyogo. Capitaine, el capitino. Tubasanze ku kibuga cy'umupira aho mwari mugiye gukina ariko ntimwakinye, byagenze gute? Twari dufite gukina n'ikipe yitwa Harmony, hanyuma dusanga badafite ibyangombwa byose byuzuye, biba ngombwa ko tubatera forfait. None se muri muyaye mashusho Dukina icyo bita county. Oya, dukina county. n'abanyakenya cyangwa Champion y'abanyakenya. Dukina champion y'abanyakenya. County bisobanura uturere. muva muri timu ikomeye, timu y'abanyamurenge ndetse bavanze n'abanyarwanda, mufise harimo abanyarwanda. Ese niye mbogamizi muhura nayo urabona muri mu gihugu cyanyu, niye mbogamizi muhura nayo? Cyane cyane imbogamizi duhura nazo hano ku kibuga nuko tutari abanyakenya. Urebye hari igihe tuza hano gukina ukumva wenda nubwo twatsinda ngo wale wa Kongo, urumva bituma bamwe banacika intege. Ariko twebwe kuba ko turi ikipe ikomeye, tuzi icyo dukora, ntago ducika intege, turakomeza tukarwana kuba ko tuzi icyo dushaka. Murakoze cyane. Wenda hari abantu bashaka kubafasha support, niki wenda niki kimubura
kugira ngo nyine mukine neza? Tubura ibintu byinshi cyane cyane ni amafaranga. Urebye iyo dufite match ikibuga tukishura amafaranga 1000 kugira dukine. Hanyuma iyo turi muri entraînement ni ibikoresho nyine murabizi ibikoresho dukenera mu kibuga harimo cones, harimo imipira, harimo bibs, turatuboro bambara hejuru ya jazz. N'inkweto. Kura ko hari abantu benshi hano badafite ubushobozi, abenshi ni abanyeshuri. Nta bushobozi baba bafite bwo kuba bakwigurira inkweto. Urumva harimo abanyeshuri hano? Harimo abanyeshuri. Urumva mukina ari uko baruhutse cyangwa iyo badahari n'ubundi murakina? Hoya niyo badahari turakina, turi benshi cyane. Wenda mubwira iki abasore benshi bari mu bwenge, mubabwira iki abasore bagenzi banyu? Kubera ko navuze cyane reka mugenzi wanjye nawe agira icyo ababwira. Icyo twababwira bagenzi bacu bari mu biyobyabwenge cyane ab'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, twabakangurira kubivamo. Urebye nta fayida bifite, turi no kwitegura gutaha, iri iwacu ntago bihaba. Ikindi bashaka ibintu bajyamo, urabona nk'abantu bari mu mupira cyangwa bari mu makorari mu ministeri, ntago babona umwanya cyane w'ibiyobyabwenge kubera ko baba bafite ibindi bahugiyemo. Bashake ibintu bahugiramo, bareke kuba idol. Ubundi kuba idol nibyo bizana ibyo byose. Intambara ziri iwacu, niye support mutanga nk'abasore iraruguru iwacu? Twebwe urebye hano turi ku magurupe twese y'akarere, buri mwisho w'ukwezi dufite amafaranga dutanga, ducigwa nk'abantu bo mu karere. Hariho urubuga rw'urubyiruko, hariho ubw'abantu bakuru, twe tubarizwa mu rubyiruko tujya dutanga. Ikipe yacu nayo ubwayo dufite umusanzu tujya dutanga buri mwisho w'ukwezi wo kugira ngo dufashe iwacu. Dufite n'indi ministeri tubarizwamo ngo nitenda wema, twe dutanga ayo mafaranga buri mwisho w'ukwezi kabisa. Ese murifuza kugera he nk'abakinnyi? Hanze. Okay. Murakoze. Abakinnyi hano turi ba ambassador, twe intego yacu ntago ariyo gukinira hano hafi. Intego yacu tuba dufite, urabona harimo abana bafite future, bikona baracyari batoya cyane. So no kuvuga ngo twege intego tuba dushaka kuba dufite, no kuvuga ngo tuzamure niburiza impano z'abanyamurenge barimo hano, cyangwa se urubyiruko rwacu tukita ko ngo kubanyamurenge cyangwa se iki, harimo n'abanyarwanda, harimo n'abandi bagiye batandukanye, ariko cyane urebye majorite 90% ni abanyamurenge gusa bagize ino kipe ya ambassador. No kuvuga ngo harimo izindi impano zigiye ziri ku ruhande, hari abakinira abanyakenya, hari abenshi bagiye mu banyakenya dahiri kwanza niyo yibera. No kuvuga ngo ibo bafite ibikoresho bihagije, bafite uburyo babakurura bakabajyana muri ayo makipe yabo. Kwako twe dufite ubushobozi bukeya, ntago wabwira umwana ngo aze yitange aza kini ibiki n'iki, nta allowance uri umuhereze, bijye bigora. Ariko tubonye ubushobozi natwe muri cyo dufite hano bwo dufite turinyinga tukababwira bakagenda baza, ubu convince akaza gakina kugira ngo ejo nejo bundi. Hano hari abantu benshi baza kurekrita, baza gatwara abana. Tuvuga twe intego yacu ntago ari hano hasi, dushaka kujya tuzamure nibura apete bagende bazamuka ku rundi rwego, kwako turi kuri level yo hasi bagende bazamuka. Yanjye numva ariyo ntego yacu twe dufite hano muri equipe yacu. Urumva se imbogamizi mufite y'ibyangombwa muvuze, urumva se muje mu yandi makipe akomeye hano muri Kenya kubera ibyangombwa byanyu? Ibyangombwa kubibona hano abanyakenya bifite amafaranga koresha ibyangombwa vuba byihuse. Ikiza cyabo ntago icyo nakundiye federation hano muri Kenya ntago igendera ngo n'uyu nguyu. Ikiza ni gendo ukora ibyo bagusaba, kukubwira ngo zana registration y'abakinnyi bakora register, ibyo nta kibazo biba bitwaye. Ariko hari hamwe bigera bikaba ngombwa nka level zo hejuru, hari igihe bagusaba ko ugira abanyamahanga bakeya, abanyagihugu akaba aribo bagere gutoka. Iki gihugu ntago byemeye gukinisha abanyamahanga gusa. Tugenda tuvanga no registration twakoze nyinshi, harimo abanyakenya bagiye barimo muri registration kugira ngo tubiyambaze tugaragaza yuko n'abanyakenya barimo. Ariko abenshi nkuko twagiye dukora registration abo turi kumwe nabo, abenshi ntago bakina umupira. Ni ibyango twagiye tubasaba kugira ngo tugaragaze ko ari ikipe irimo n'iki n'abanyamahanga n'abanyagihugu
biba ngombwa ko batwemerera ko dusayininga mu mashampiyona oya ntabwo dukoresha ibyangombwa by'abanyagihugu ahubwo twafasha abanyagihugu bazamo si benshi bakina bari batubwiye ati mwe muri abakongo gusa amazina yanyu iyo uvuze izina gusa byonyine babihagije bahita babyumva so biba ngombwa ko tuzana abandi banyagihugu bazamo ariko abenshi ntabwo bakina kugira ngo bigaragare yuko turi abantu bagize gute bavanze ntabwo byaba ngombwa yuko ukoresha umunyamahanga gusa muri equipe ntabwo bishoboka nese mufite coach cyangwa mwenyine muri coaching ya kuri ubu ngubu nkuko navuga turi gufashwa n'umunyagihugu ariko nawe bitewe n'impamvu ziwe nta kintu tumuhereza ntasa nkaho yatubererekeye ku ruhande ariko amahirwe tugira nibura aradufasha igihe adufasha mu bya FKF yo hejuru muri federation yo hejuru hari utuntu tumwe na tumwe agenda adufasha akagenda adufasha nta kibazo umutoza we anabonye uko tumuha amafaranga twamubona ariko kwako nta bushobozi bwo kumwishyura nta mavuko bwo imyaka nyane ngazindukira hano aze kudukoresha nta kintu bugiye gute nta kintu riri bumu yabika imipira yo gukina ihagije cyangwa nayo ntayo ya kuri ubu ngubu nta mipira dufite ihagije ya ntayo dufite ihagije kumva twatanye shampiyona mu kwezi kwa mbere hari baro twari dufite zagiye zisaza nka baro dusigaranye n'iri imwe yonyine niyo dukoresha tize dukoresha no muri match nayo yarashaje ya ntabwo urebye hano ku nkweto ugendera pete wambaye inkweto hano benshi baba batiriye dayi no gutira benshi ubu n'abafite urukweto ruzumenye ko yatiriye ya nta nkweto benshi bagiye bafite ya na jezi urebye jezi dufite usanga rimwe twahinduranye ubu nukuva imwe ni yaho mu indi ni yawe urukumva nimero none ugiye kureba sinzi ko mwagiye munayibona nimero nyinshi usanga harimo za 6 usanga izindi zirimo za 12 ari nk'ebyiri yarukumva n'amajezi ntago twihagije ku majezi ku myambaro ya muri tize urukumva tugiye gukora tize jezi bibs twari dufite zimwe zagiye zisaza kumva ko nta bushobozi dufite buhagije kabisa ya dusoza ikiganiro n'iki wabwira abadukurikiye ndetse n'abasore bagenzi bawe ya ikintu nabwira ku badukurikiye abafite ubushobozi muri make ubushobozi ntago ari ukuvuga ngo amafaranga ntago ari amafaranga n'umutima ukunze wonyine ufite umutima ukunze uko ushoboye niko wakora waza ukareba urubyiruko wenda ruri hano hasi ruri hano babana bari kuzamuka ukagira icyo bagenera ukabatera inkunga so kuvuga ngo abantu bose bazajya mu makorari cyangwa se bajya mu ministeri yo kuririmba hari n'abandi banafite impano y'umupira hariho benshi bagiye bazamurwa n'umupira hari n'abenshi bazamurwa n'ubuhanzi ariko mu gihe ufite iyo mpano yo gushigikira abana bakina umupira waza ukayibahereza kabisa twazashima Imana mu minsi iri imbere kabisa nawe urubyiruko rugenzi rwawe n'imiyoza bwenge utagaragara hano ya urubyiruko n'imiyobya bwenge icyo kintu ntago ari cyiza kabisa mugende mwihane kwirikije n'ubwoko bwacu kubona umuntu wasinze cyangwa se kubona umuntu umwikiyobya bwenge ntago ari ibisirimu kabisa nta nubwo ari na byiza tugerageze twihangane tubyavoidinga cyane uzajya ubona mugenzi wawe nibura ahantu yaba ari ujye umukuru umubwiye ati ibyo bintu wagiyemo ntago ari byiza gerageza uhindukire ya mugira inama mukansoringa umubwira ageza murebe match nibura nzabizo na mugenzi wawe mufite umubwiye ati hari match y'abana bacu bagiye gukina ngwino duhugire ujye kora umwitozo wawe icyo gihe nabe bizakwankuraja ugire gute uze mu kibuga unabirebe unabikunde ibyo ntabizagutera kuba idol wenyine zare na kenshi abantu bari bonyine yihuze hari ibintu byinshi abahugiyemo ariko iri kumwe n'abandi ugasabana n'abandi ya bikwibagiza byinshi bikaba ngombwa yo kugira gute bikaba ngombwa yuko uva muri ibyo biyobyabwenge okay murakoze cyane dushimira abantu mwese mwari mudukurikiye rero murumvise n'urubyiruko rwacu n'urubyiruko rufite talent yo gukina umupira rero waba ufite support wari wese yogira icyo akora kugira ngo abe ya supportinga runo rubyiruko rwacu n'urubyiruko rufite talent yo gukina umupira rero waba ufite icyo wokora wogikora kuri urubyiruko rwacu kugira ngo rubashe gukina neza urumva ko bakeneye ibintu byinshi bakeneye jezi bakeneye inkweto za godiyo bakeneye imipira yo gukina urumva naho abakinira barishura uko baje gukina barishura urumva ko ari ibintu bisa nkaho bibakomereye cyane ndetse urubyiruko rwinshi rugacika intege kubera nta bushobozi ariko niba ufite icyo wokora rwose wogikora turaza gushyira nimero yacu hasi ufite icyo yakora wese yogikora murakoze cyane turabashimiye